aya ni amakuru akomeje kugenda tugeraho mu buryo butandukanye, aho turi kubona ibiciro mu Rwanda bikomeje kugenda bizamuka. Mituweli bavuze ko bagiye kuyizamura, yewe n'imisoro ku biciro bitandukanye, aba ku biribwa, ku binyobwa no ku matabi ndetse n'ibindi byinshi bikomeje kuzamuka ndetse no guhenda. Igiciro cy'ubuzima mu Rwanda gikomeje kugenda kiba kibi cyane, dore ko u Rwanda rukomeje kubaho nk'Amerika kandi nta butunzi rufite buhagije. Abaturage bakomeje kugenda binubira ibintu bitandukanye, ariko nta kundi kuntu babigenza ko bikomeje kuzamuka. Bari kwibaza aho bizagarukira, babuze amaherezo, dore ko imisoro nayo ikomeje kuzamuka ku rwego rwo hejuru, aho imisoro ku modoka yiyongeye, imisoro ku moto naho iyongeye, dore ko yemwe n'abamotari bakomeje kurira ayo kwarika, bavuga ko ibiciro bikomeje kugenda biba bibi cyane mu kuzamuka mu gusora. Aba bamotari bari kurira ayo kwarika kubera ko ibiciro byabo, ya misoro yazamutse ku kigero cya 95%. Dore n'abatwara imodokari nabo bakomeje kuvuga ko ibintu sinzi ahantu bizagarukira, na za modoka z'amashanyarazi ndetse n'amamoto y'amashanyarazi nazo zatangiye gusoreshwa kandi zitajyaga zisoreshwa, dore ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Ese ibi bintu bizagarukira he? N'ibindi byinshi bikomeje kuzamuka, dore ko n'umuntu ugiye kuzajya ukora ibukwe azajya abanza atanga umusoro. Iyo misoro ikomeje kuvuza ubuhuha mu gihugu cy'u Rwanda, aho bamwe mu baturage b'igihugu cy'u Rwanda ari kuvuga ko bazajya bacururiza hanze, mu masoko yo hanze ndetse no mu bihugu bitandukanye bagataha i Rwanda. Yewe dore ko iyo ufite ubutaka mu gihugu cy'u Rwanda urabusorera, waba ufite inzu ukayisorera ndetse n'ikibanza ukagisorera. Jesus is Lord. Ibintu bikomeje kugenda bikangakanga abaturage, bavuga ko igiciro cy'ubuzima kubaho mu Rwanda bihenze cyane. Byeri wanywaga byeri y'icyatanu, ubu byeri yageze ku 2,000. Itabi naryo nuko. Ese biraherera he? Reka tuze tubirambure. Nge nitwa Jules Michael, ni ku cyaro. Yes, twabahaye ikaze rero nshuti zacu, mukomeza kugenda mukurikira ibiganiro byacu. Yes, nkuko twabivuze rero, mu buzima busanzwe murumva ko ubuzima mu Rwanda, igiciro cy'ubuzima mu Rwanda cyazamutse ku kigero cyo hejuru cyane. Ati rero cyazamutse gute? Nyuma yo gufatirwa ibihano, nyuma y'uko twe nk'abanyarwanda tuvuze uti ibi ngibi nta mahanga yadukanga, ngo aradukangisha ibihano, ngo aradukangisha kudufungira, ngo aradukangisha. Ibyo bintu byose byatumye ibintu bihenda mu Rwanda, ku buryo imisoro, ibintu byose, ibikoresho byose, haba telefone, haba inzoga, haba amamodoka, haba moto, haba ubutaka, haba inzu, haba n'ibintu byinshi bitandukanye, ubu ngubu ni ukubisorera. Yes, ni ugutanga umusoro. Ni ugutanga umusoro, kuko udatanze umusoro n'ubundi byakubera bibi cyane. Aho ngaho bagufata nk'umuntu utari umunyarwanda.
ni byiza, ariko se ibyo bikorwa remezo tubijyamo, cyangwa se ndakumenyesha ko kugira ngo wenda ubone ko nubwo tubona ibikorwa remezo wenda ahantu hatandukanye, ariko hose ntabwo birahagera. Hari n'abamaze igihe basora, hakabaho n'abandi bakoze ibintu bitandukanye, ariko n'ubundi batajya bagira ute bagerwaho n'ibikorwa byiza cyangwa se n'ibikorwa remezo ngo bibe byiza. Kubera iki rero? Nubwo ibintu bikomeje kugenda bihenda, ariko abanyarwanda n'ubundi muzabaho mu buzima buhenze, ariko muzanabaho. Gusa ikibabaje ni babandi nyine babakene ya badafite wenda ukuntu babigenza, badafite hirya no hino, badafite iki n'iki, ariko babayeho nyine kandi bakabaho nabi. Rero sinzi niba wenda mubibona cyangwa ntimubibone, ariko turi kugenda tugana habi nk'igihugu cy'u Rwanda. Tekereza ko ikintu ukoze cyose ushobora kugitangira umusoro. Ikintu ukoze cyose igihe kigiye kuzagera ku buryo wenda uyu muhanda tunyuramo ariko we turawusorera, hari na toyi uyisorere, ujye kuri wese ubisorere. Kuko niba wenda dufashe intuza tugafata ubukwe urumva ubushakashatsi bwagaragaje ko ubukwe 2023 ingo nyinshi cyangwa se abantu benshi, habonetse abantu benshi bagira ute basezerana bakora ubukwe ibintu nk'ibyo. Ariko 2024 baragabanyutseho ku kigero c'9% kubera yuko wenda ni ibintu byinshi nyine byabihindiye. Yes, cyakoze ikintu nkundira abanyarwanda, nta myigaragambyo bajyamo. Reka umunyarwanda uko abayeho nuko nyine, uko niba bagutegetse tukora urakora iki ngiki, uratuza ugikore. Cyo bakundira rwose. Mwigaragambye kubera iki? Mujye mu myigaragambye kubera iki? Nunayijyamo baragufata bagufunge. Niyagufunga umaramo igihe runaka bavuga ati ubundi ndi mu biki. Twe twitwa ndabyemeye rero. Ndabyemeye. Niyo mubyemeye mubyemere. So guys, niba utarakora ka subscribe gakore kugira ngo ibintu byinshi bizajye bikugeraho mu buryo bwihuse cyane.